nje kubareba mubyeyi. Mudamu ufashe kugira ngo ibyo ari gusoma byifuzo bye uzabisubize. Aisha basi. Naravu. Kala. Musayanzu wawe kirwa kirukanka mu bagore. Reba abandi babyeyi barabyaye bafite abana. Busa nka burirwa. Berefe amakurusi. Makuru ni meza. Komera no kuri. Sha urongeye uransuye. Nagusuye nari muko. Nanjye nari maze iminsi mbitekereza. Imirimo yo mu rugo nawe urayizi. Urumvikana. Ariko ikintu cyari kenza. Nize na nje mutoza kujya. Wese ubagera ku. Yabura nariyakiriye. Ariko mandangiye umuganga. Umuganga? Ariko ngo akora wari kaka. Sha umva nzi ko nanjye nicyo nendaga kuza kukubwira ngo aho hantu tujyeyo. Nawe utinya tarungu. Ya ntabwo ariyo nkuru nakuzaniye. Ahubwo nge nari nkuzaniye inkuru nziza irenze. Buriya hari ahiki ngo hari umupasiteri. Umupasiteri se? Ngo ajya asengera abantu babuze urubyaro bigahita bicamo ako kanya. Yabinde byanyu byasenze. Umva nkubwire. Cha ibyo bintu byawe ntago mbisi. Waratse tukigira ku muganga da. Ariko abaganga igihe bakuririye amafaranga ubwashize si wambwiye ngo hari uwo wari wagiyeho akakujya amafaranga bikanga n'ubu ugiye gusubirayo. Barayariye ariko uwo nguwo bari bandahiye pe. Bari kukubeshya nakuyobora inzira yo kujya gusenga kubera ko nubwo byanze ariko mfite isezerano ry'uko bizemera. Umva nkubwire rero reka hose tujyeyo tuzareba umuganga nyawe uwa. Nta kibazo kuraje zajye kureba muganga wawe nanjye nzajya kureba pasiteri ariko ndabona amasaha cyane nimba nabikunze nimba nabiciyemo nanjye nzagukurikira. Sawa reka ntahe njye kureba mu yewe uko bimeze wasanga nanjye reka naherere amatungo burije ni ukuri kandi urakoze. Sawa sawa. Sheri mwiriwe. Gashirame. Ese ubundi kiriwe he? Twe kureba Beatrice. Baye. Bazi uko byabaye. Ese ubundi akavuga. Ubu ngubu uri kugenda ukansiga inyuma y'uruginzo warayubatse. Ariko nawe wari wabwiye ahantu. Wowe just mbwiraho nagiye. Cyakirwa kirukanka mu bagore. Reba abandi babyeyi barabyaye bafite abana. Busa nka burirwa umwesha umutwe ukanyiriza n'inyuma y'uruginzo yanjye niyubakiye. Wowe waranyubakiye. Ariko ukwiye kwihangana. Kuba twarabuze urubyaro ntabwo yongeye bidusenya uruhare. Ihangana bavuze kwihangane. Ubu imyaka ingahe maze ndanezere ndishimye. Ndayaba ndagera hano nkasanga baravuga ngo papa runaka wisigiye nditwa ndinde kubera wowe kamera zifunguza zanjye. Cyane washatse wanasiraniye wanafurutse. Ubundi ukirwa kizenguruka mu bagore ubundi buri gushaka urubyaro byawe imyaka maze uburere ugasanga agiye nishimye ukirwa ukandaza inyuma y'urugi wowe nta soni ugira. Ndakubaka nafatanyije nawe waje hari inzu zari ko nakubye ko nari nagendera. Ukankubwira ndakureba nkabona ukankubwira wicuye. Nakumvise. Sigira aho ngaho. Sigira hanze. Ayengwa n'iki? Nje kubareba mubyeyi. Nabuze umwana. Ndabibona. Hano umwana amaze imyaka ingahe? 15. 15. None. Urambera bakambere. Kabaruka. 15. Turebe. Kabuye. None. Kabaruka. Ariko mbwira ngo
shyira amafaranga aha ngaha ni 50. Ndabona sawa utuzagana Narutse ubukombe. akakabibona katurutse ku musozi hakurya y'uruzi akanakunda kavanya hakuno y'uruzi akurambere bari kumbwira ngo baguhereza umutumwe uyu nguyu bakujyana ubushyira bati mu musego bari kumbwira bakurambere uyu nguyu ureba uzawutwara uzanye n'amaturo niko bakurambere bari kumbwira uri kugende Nakoze mubyeyi. uri gutinda ko nukuteka nari iyi Kigali nzayibamo aya ndayarya uricara rero ikibura n'umupfumu yewe yapfa birirwa n'abapfumu kabisa. Uyu ni karibu. Muraho neza pastor? Muramuntu hima. Yesu ashimwe. Yesu nahimbaza. Karibu ni karibu. Yego murakoze. Murahi wanyu. Iwanyu akavura karagwa. Nuko natwe tubona turagafite. Nta mahoro siko mutugendereye. Turabagendereye. Twumvise ko musengera abantu kandi nari mfite ikibazo byari ngombwa ko nza kukureba. Ikibazo ufite ni iki ushaka ko tugusengera? Pastor, maze igihe kirekire mfite ikibazo cy'urubyaro. Rero nari nje kukureba kugira ngo nsengere kuri icyo kibazo. Muzi igihe kingana iki utabyara? Bimaze imyaka 12. N'ibindi bike cyane. Ufite kwizera wabyara kuko kwizera kurarema. Ariko ndakubaza ufite kwizera? Pastor, ndizeye aba ntizeye sinanje kukureba. Niyo ufite kwizera rero uyuka ko muri Bibiliya uriya mudamu Sara afite kwizera akabyara afite imyaka hejuru ya 90. Nawe rero ku myaka 12 umaze utabyara ufite kwizera wabyara. Kandi sinshidikanya ko uzabyara uko ndabihamya hamwe n'ubasha bw'Imana. Amen pastor. Nuko rwose ujya uzabyara ahubwo kugira ngo upfukame gusengere. Kandi Imana yumve gusenga kwayo no kuzinga kwayo. Mana mudamu ufashe kugira ngo ibyo ari gusaba ibyifuzo bye uzabisubize azabona urubyaro. Dushime ko byumvise. Amen. Nakubonye ihira sibiratabo rukabaruka agendwa n'iki ushaka umugabo aha ni ku muganga byose urabibona byose birakembuka hano urabibona ibyo ushaka ari ku muganga cy'amafaranga aya ngaya ni makeya uzanani abakurambere bayemera no kuzana urusorongo ngeraho ayandi zana yose umugabo baruka turebe birazaturuka turutse iburengerazuba umusore muzahura bwa mbere nyuma y'uko uvuye aha ngaha
uzisiga uyu muti mu kiganza n'umusuhuza azayabiza ahita bicamo uwo niwe muzabana. Umusore muremure w'urukara. Aho genda rukanga. Raka umugabo yariye ko no guteka rero ndabona njyayo ngayo. Ari n'ibicucu kabisa. Yabaga yo umuntu ngageze ngo hafi ngo mwafagereza ko byananiye ko binanira hasi ndi wanjye nayo byose nayo ani wanje cyakigure cyacu darefe anyehora n'ubundi ndabizi byandabizi bwagiyemo agafu do uzi kintu gici nakweshe njyewe sinishe bike nakweshe bikasi darefe karamazwe nkoni karama wagirana sibiramo karaba mugabo mwiza kagaburirwa ibisiga cyangwa imbeba cyangwa injangwe cyangwa ugaburirwa imihini ubundi nkubaze umwana ari nawe ndakubaza ubundi utarambona wari uzi ko ngewe wacu napfutse ndumva bibambwe ko umukozi w'Imana nibyo ntibakubeshye ngo narije kugira ngo nsengere ariko nabona akazi. turabasengera abantu benshi bakunda kuza ngaha barabuze akazi tukabasengera bakakabona. Niba nawe ufite mu kwizera muri wowe akazi uzakabona. Ubu benshi bagiye baza aha ngaha tukabasengera akazi bakakabona, nawe uzakabona humura. Ihangane gato n'itebe umuntu uri gushaka mvuga nawe gatoya. Araruca mu kuba murakomeye enda kukumva. Urashaka umuntu mwaha akazi? Yo urakoze cyane umuntu hariho nari mfite ushaka akazi rwose mukamuhe kandi ndamwizeye n'umwana mwiza n'umushyitsi wacu bose yakora akazi neza. Kwa mbere yazaza nzamubwira rwose azaza kandi murakoze Imana ibahe umugisha. Unima humura rwose Imana mwise gusenga kwawe bose akazi wakabonye rwose ejo uzagenda ukabone ubwo reka upfukame tugusenye tugusaba umugisha ku Mana akazi ko wakabonye. Mana udukunda tugushimira ko mwise gusenga kwacu umwana umukobwa umwise ikibazo cye kandi umusubize azabone ubashaka. Uyu muganga y'amafaranga y'abandi ndi kuguzanguza wari kizacamara zembeze ko hari ikizacamo. Uragarutse n'amaturo Ndabazanye mubyeyi. icara. Amaturo hano zana rugutinda. Tubwire ukuntu bari kumbwira uyu muti wanyu musigaye uriko nyumva uragenda uwushyire mu mazi umwana wandi umurangiza uyanyweho urabutwite acira. Haguruka genda. Oshi Mwiriwe neza Nata. Mwiriwe. Ni amakuru y'iminsi. Shani meza. Sha ndabona umeze neza. Ntawe ndabona ari ubu. Sha ikimana yakoze pe muvuye mu kazi. Ndabona byarahindutse. Sha amateka yabaye Byagenze guteze. Kuva cyagiye nko ngiye kwa pasiteri. Naje kubona Imana. Naboneye igitangaza uwo munsi nagiye. Nakubitaye n'igisubizo cyanjye kiri kwa pasiteri. Cyo naho njye ndayova ngo ngiye kuri wa muganga. Kubwi Arambeshya aranshuka cyane.
none se uwo mupasiteri namubona gutengewe mve nkubwire hara kwa pasiteri ari gukorerwa ibitangaza by'Imana buri saha buri segonda buri gihe haba hari buri munsi ngwino tugende ujye kwa pasiteri akora buri munsi ejo rero reka tane gahunda ejo nzaze nkurebe tujyane nta kibazo wenze uriya muntu wampfunyikiye sha mukatire burundu nakubwiye sambaye ugira ibihe byiza turi kumwe yego isakuza gufitiye inkuru inkuru yo kugeza ko subiramo ntabwo ndimo ndumva ufitiye inkuru nziza kagurumana amaguru cyangwa ugurumana inda n'umutwe byose ugurumana twakabwerwa inkuru twakabwerwa bimwe wasenge yabasengeye byageze yicarira igiti kicarira amabuye kicarira bene agazi Nechina numa uza wicare kubwira warangiza ujya kubona ndakurandija irandija ndakura tangora ngaho rero tuza nkubwire fuka byo vugishwa se gira nyine nashaka kukubwira ko ubu ntwite ibintu byagenze neza subiramo ubu ndatwite nagiye kwa muganga basanga ntwite rero ugiye kugabanya gusakuza uvuze ngo uratwite ndatwite ni ukuri bizaba abagabo bo mu misozi yo kubiza hari undi mugabo mfite utari wowe uratwite ndatwite rwose ubu ndari umwana wanjye niyo umwana wawe pasiteri yaransengeye ibintu bimeze neza pasiteri cyane nimba utwite nanjye ndakizwa ni ukuri ukwiriye gukizwa nahoraga mbikubwira ntubihe agaciro ubu tuvugana niba unabishaka uze tujye kwa muganga ntabwo binsaba ibyo gukira byo gukizwa ntako ariko ni ugukizwa pasiteri gukizwa ndabyemera nimba utwite nanjye nimba ngiye kwitwa papa ubu wabaye papa Imana yarabikoze mbese ni igihe gito natwe tukitwa ababyeyi b'abana none reka mubwire none kuri kwibaruje bose yezu nanyweraga nkwemereye n'igitenge cy'ibihumbi 30 Imana iguhe umugisha mugabo wanjye ni ukuri kose Imana iguhe umugisha kandi n'ibiriya byombo byihorere haguruka uzenge kukugurira igitenge nimba utwite none nawe nakubonye si ibirato hanze nahoza kumuganga yinjizemo ibirato icara aho ngaho nakubonye umusore nakubonye wowe ayumva n'iki umusore kamurebere baruka agenzwa n'iki n'akazi kansinzi mbwira baruka nyabivumbi akazi nakomera kuzana amafaranga hano 30 uri gutinda kiragangu mu 30 aya ngaya aya ni makeya mu 8 urahongeraho ayo ngaho nari mfite mukeya nawe wari ufite ndikumbwira ngo unayanga afite ngo unayafite mbwira unaya oya barambwira kura muri shati ngo yani make ntibayemera uri gutinda kabaruka banamuvuba kirabwangu yesu gutinda fara mishati namo kiravuba urangoye niko ari kumbwira kurambere niko jugora umuganga ntabwo nakugoye mu arabyemera
ese kusambwira ariko mbwira ngo nabyo ntibihagije. Kuramo ipantaro. Vuba gira vuba vuba kuramo ipantaro. ntabwo nayikuramo yo ntabwo wayikuramo. ukihoreye ukareke ushaka kurwanira kurambere. ukareke nta kazi ushaka. ukareke mu maso ugenda siganga ushaka kurwana umusayenzi wawe ubana n'umuganga. nakunda ajya turyohamo aho inshuti z'Imana ni karibu rwose nishyire mu izane nuko mageze unamuhara ariko tuje gushima Imana pastor. Igihe mperuka hano nari mfite ikibazo cyo kubura urubyaro waransengeye none nabona ko Imana yakoze ibitangaza uratwite. Imana ishimwe rwose habwe icyubahiro. ni ukuri Imana yagize neza byari bigoranye. Yumvise gusenga rwose muri akazi wayo rwose nibyo ko nugera kwizera ko uzabona urubyaro none dore Imana yarabikoze. Ni ukuri Ni byiza kandi Imana yahabwe icyubahiro ko ashobora kubona urubyaro. Kandi izakomeza aho ngaho uzabyare uzuze umusozi. mwarakoze pasiteri gufasha mugenzi wanjye gusengera Imana imugirira neza. Nizo nshingano zacu zo gusengera abari batugana. Ukuri nanjye nari mfite ikibazo gikomeye nirukanse mu bapfumu nanjye nabuze urubyaro imyaka 15 yose. Imana ikubabarire rwose. Ni ukuri baraririye ubusa nanjye rero nyotse inzira y'Imana mumfashe gusenga rwose. Imana yagize neza kuba warabashe kubona mugenzi wawe nawe yaravuze urubyaro none dore kandi dore atwite. Yamugiriye neza. Nawe rero garura umutima ku Mana. Nawe garura umutima rero usanga Imana izaguha urubyaro kuko ntawe asanga Imana watahaye amaramaza. Rero ufite kwizera ndetse kuma tugusengere kandi urubyaro uzarubona. Twetse uyu mudamu uje asaba urubyaro turakwinginze ngo uzarumuhe kandi ibyifuzo bye ubimuhere mu izina rya Yesu. Amen. Amen.